kugera hahandi bavuga batumva abantu bati byarangiye uje ukora bati byarangiye ariko upfa kuba uri kumwe na Kristo muri y'amazi uri kumwe nawe muri wa muriro mwiringire kugeza naye niba Imana yamugiriye neza biragoye biragoye uzi kubwira umuntu ngishimire ineza y'umwanzi wawe ntago bibaho kuko kenshi nabonye umwanzi yutumvikana na mugenzi wawe kwa aba yumva n'undi muntu ku ruhande atakaba yumvikana nawe iki kintu ntabwo nzi ko kiri bwumvikane erega niyo byaba ari ibyo ntabwo ari ngombwa yuko ubibwira mugenzi wawe ngo ni inshuro ya 10 ngo mushinyagurire ariko nimukorwa n'isoni ndagira ngo ubwire mugenzi wawe ese koko igihe wahereye ungendaho ku kazi ungirira nabi mu muryango ese nukorwa n'isoni koko ngo ni inshuro ya 10 Yesu nashimwe cyane amahoro y'Imana mugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana cyangwa se mwahisemo kwibera hano kuri Muhumuriza GB Ministries mugisha kubana n'Imana no kubahwa n'umwuka wera no kubana n'umwuka wera buriya ngo ab'Imana ikunze uko bibubaha mushumba karame waruzi uko Imana ikunda inabubaha cyane ariko rero uvuze ngo no kubahwa n'umwuka wera abantu bakavuga bakumva ko ari ukwishyira hejuru wari ukwishyira hejuru ariko harangwa abantu hari inshuti z'Imana naho yavuze ngo umukiranutsi wanjye ararinzwe ndamwubaha kandi n'igihugu nacyo hari itegeko ryatoye ngo umunyagihugu akwiye kurindwa yego none ijuru naryo niryo ritamenye yuko umunyagihugu w'ijuru akwiye nawe kubahwa akwiriye kubahwa no kurindwa mwaramutse neza mwaramutse yego amahoro y'Imana bane nawe kuri twese yego Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro twongeye kugaruka hano kuri GB Ministries cyangwa se Muhumuriza GB Ministries ariko ako kantu ka GB abantu baravuga ngo ni ya WhatsApp yitwa GB WhatsApp bajya bakibazaho cyane hari n'umuntu wambaje ariko se iyi GB isobanura ngo iki ndamubwira pura nta bandi bantu baba bibaza ngo se GB isobanura GB WhatsApp GB Ministries oya ni GB Ministries ni GB Ministries ubwo nk'uko wamusobanuriye iyo umuntu buri muntu wese afite ukuntu ahamagarwa akagira n'ukuntu agira itandukanyirizo ry'umuhamagaro we n'uw'abandi so rero ushobora gusanga hariho Muhumuriza Ministries bandi ariko nshyiramo ako kantu ka GB ako ngako ni amazina yanjye abazi amazina yanjye abazi amazina yawe ubwo bahise bagerayo neza niba mujya mureba kuri titire ngenda nkora ngenda nshyiraho Eva ubwo ni G ibindi muzabimenya umwuka wera ajya basobanurira nanjye ndabafashije ubwo niba mwuka wera niba nsobanuye 50% mwuka wera ubwo koko 50 yayinanirwa oya ahubwo byose arabongera n'ubundi gusobanura ahubwo bwinshi kurushaho ubwo yenda batari bamenye ko yaje komana ko ibintu bitangiye kumanuka ari byinshi ikiganiro cy'uyu munsi ndagitangirira he Yesu ni Paulo yaze kugera mu itorero rimwe arababaza ngo mwahawe umwuka wera ryari uko mumaze kwizera ngo cyangwa mwawuhawe ari uko nuko baramubwira ngo ntabwo turamenya ko waje ntabwo turamenya ko uhari ahubwo na mbere yuko tuba nako sinzi ahantu kaba kavuye urasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali ntara gatatu y'abadiaspora abantu mwese mwahisemo kwibera hano kuri Muhumuriza GB Ministries aho ishombwe n'umushumba yego Eva Gorette Imana y'amahoro bishimire cyane kandi ibaha umugisha niba rero warakoze subscribe Imana ibaha umugisha niba urwaye reka nkubwire ngo akiri humure erega no mu byago no mu makuba tuhabwa imbaraga zidukomeza ariko iyo dufite imbaraga z'uwo mwuka ubumana buturimo Imana data ikaganira n'imitima yacu ikatubwira ngo nubwo bimeze bityo ariko humura komera ni igihe gito intambara igashyira ni igihe gito noneho nkabona umukiza wanjye uwo munsi
nzanezerwa nzamuhimbaza nzaba nambaye umwambaro mushya Haleluya. utangirika nzaba mvuye mu gitaka ntawe ubwiza burabagirana aho dutembera isi nta rutangira nk'uko Adamu yari yemereye kuko icyo bita ubutaka icyangombwa cy'ubutaka bwa Adamu cyavaga hejuru kikamanuka kikagera epfo kikagera hirya ikusi n'ikasikasi aho rirasira n'aho rirengera hose hari mukwe kandi yarahingiraga kandi hose akahamenya akanahagira. Natwe rero hari umunsi tuzambika uwo mubiri ariko hari n'umugabo Imana yawambitse akiri ku isi. Uribuka ya nkone yari iri mu igare yo muri Etiyopiya? Uribuka Filipo? Ahise aboneka muri Azote. Yego. Kubw'ibyo kubw'umurimo yari amaze gukora asanga yakerewe iteraniro. Mwuka ati uzi n'ikindi? Humura. Kandagira ku ibaba tugende. Yikanga agezeyo. Ayiwe Yesu we. Amen. Senga Imana dutangire ikiganiro cyose twateguye. Data tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Turagushimiye urera kandi urakiranuka. Mwuka wera tuguhaye ikaze, tegeka, ganza, yobora muri byose kuko iyo uri kumwe natwe twumva amahoro n'umunezero, twumva ibyishimo biturutse kuri Data. Rero vugana n'imitima yacu, tuganiriza, tuvugana na bene Data hirya no hino. Reka nabo bunguke basobanukirwe Mwami, bamenye kurushaho ibyo bizeye. Turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro kumusha gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira hari akajambo naheri kavuga ngo mbese mwahawe umwuka wera mukizera cyangwa mwahawe maze kwizera. Ati hoya rwose mwigisha ahubwo se tuzi niba waraje. Ni gute umuntu yamenya umucunguzi we? Ni gute yamenya ko umucunguzi we akiri mu bugingo bwe? Ese mu gihe cy'intambara n'amakuba ni gute umuntu yamenya ko ari kumwe n'umucunguzi we? Ese mu gihe cy'ibyishimo ni gute umuntu yamenya yuko ibyo byishimo bikomatanyirije hamwe no kwera k'umucunguzi cyangwa se n'ubutungane bw'umucunguzi? Ndabivuga ndabariza bano bantu gute Mana yanjye mu bwenge wirukana imbaraga z'umubi zose zimvemo kandi ntizikoreshe ibitekerezo byanjye kuko tukirana n'abantu n'iby'ubushobozi n'ibinyabushobozi. Ni gute umuntu yakumva kubaho kwe kuyobowe n'umucunguzi we? Yego. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ni amagambo akomeye atoroshye. Ni amagambo atoroshye ariko kubizera Imana kubahawe umwuka wera nk'uko babitangiye bivuga birashoboka cyane. Gusobanukirwa neza yuko uwo mwuka kurimo ntabwo byoroshye. Ntabwo umwuka rero uhabwa na buri muntu wese uhise, ntabwo uhabwa na wa wundi wumvise witigishije ngo yahanuye. Oya, burya mwuka wera Yesu ajya kuzamurwa yarababwiye ati ni byiza yuko ngenda kuko nimwe bizagirira akamaro. Ningenda nzasaba Data aboherereza umwuka wera kugira ngo babere umufasha. Rero kubiringira Imana, kubakiriye Kristo nk'umucunguzi w'ubuzima bwawe nyabyo. Ntabwo tuvuga wa wundi gusa upfa guhaguruka avuga ngo ndiringira Kristo nanjye kuko ari intyoza mu kuvuga akagenda hari agafata Bibiliya akavuga. Oya, kuba wiringira Kristo uko yapfuye, yavutse kwanza agapfa akazuka. Hari abatemera ko yazutse hanyuma akaba yarazamutse uburyo bwa Data ariko yicaye ngo adusengera. Rero niba ubyizera wahawe umwuka wera kandi ko kubigenderamo. Muri iki gihe reka dufite ibibazo bitandukanye Emmanuel. Abantu barekeramo ko biringira umwami Yesu ariko bahakana imbaraga ziwe. Bakavuga yuko bakiriye Kristo nk'umucunguzi ariko ugasanga baracyakora ibyaha. Ni ukuri pe, ugasanga na society irimo kubashimisha kandi ari abakozi b'Imana. Ukibaza ngo ese uyu muntu yakiriye Kristo afite mwuka wera? Kuko Kristo yaravuze ngo nzabohereza mwuka wera ngo azabigisha. Haleluya. Azatwibutsa. Bivuga ngo Kristo yari abizi ko turi abana b'abantu. Tukuribagirwa Emmanuel. Hari igihe ugambira no gukora ikintu kikangada kikakuvamo
ariko Kristo yari abizi, aravuga ati nzaboherereza Mwuka Wera, kandi uwo nguwo naza, haleluya, ngo azabibutsa, azabemeza. Bivuga ngo na bya bindi dukora tuvuga ngo simbizi, umutima wawe ubizi, kuko Mwuka Wera aba hari kukwemeza, ahubwo arakwemeza niwemere, ntushake kumva mbese ugashaka kumwereka yuko nawe uzi. Ariko kubemera uwo Mwuka Wera arabemeza kandi bagasobanukirwa by'ukuri. Rero kumenya yuko umucunguzi wawe ariho nuko n'uwo Mwuka Wera bari muri wowe. Uburyo iyo uhuye n'intambara ugahura n'ibibazo, ugahura n'ibikuremereye utishoboreye, yewe reka duhere no ku byo tuba dushoboye. Ibyo dushoboye ni ukuvuga ngo umwana asabye umugati kandi mfite amafaranga yo kuwugura. Ayo mafaranga njyewe ubwanjye nizera ko yavuye ku Mana, nizera ko ari Imana yanciriye inzira kugira ngo mbone aya mafaranga, kuko ni benshi bakora ariko ntibahembwe. Kudahembwa si uvuga ngo babahaye kaje, agahembwa ariko akabura aho ayo mafaranga yagiye, pe agashya mu ntoki ze akabura aho yagiye, namenye n'icyo yakoresheje. Ariko niba umwana asabye ikintu nkakibona, ni Imana iba yabimfashije. So rero ibyo byose uravuga uti mu byo nshoboye n'ibyo nashoboye. Ibyo dushoboye rero hari igihe umuntu yigamba akavuga ni Imana iba yagufashije kugira ngo ubishobore. Noneho reka twivugire ku bidashoboka, bya bindi biremereye, bya byago, amakuba, uburwayi, za ntambara duhura nazo muri iyi si. Ese wowe wakwiringira gute yuko umucunguzi wawe ariho? Wakwiringira gute yuko Imana yawe iri bugushoboze muri urwo rugendo udafite Mwuka Wera uri bukwemeze? Bivuze ngo hari Umwuka Wera ari bukwemeze. Urasabwa kuba wizera Imana n'umutima wawe wose, n'umutima wawe wose, hatarimo gushidikanya. Kuko iyo wizera Imana n'umutima wose, bivuga ngo byose biri mu biganza bye. Icyo uri bukore nirwe yakiguhaye. Yewe none abibona no gusubirayo gushima birakorohera. Uribuka muri Bibiliya abantu Kristo yakoreye ibitangaza, hanyuma hagasubirayo imwe gushima. Kristo akababaza ati ese harya mwari bangahe? None se kugarutse uri wenyine bimeze biti? Gusobanukirwa yuko umucunguzi wawe ariho bituma unajya gushima, kuko uba wasobanukiwe umuntu wagufashije no kugera kuri icyo gikorwa urimo gukora. Reka twifashishije ijambo riri muri Yobu 19. Yego, ariko utarahagera Yego. hari akantu gasigaye mu mutwe wanjye ndimo ntekereza. Ndibajije mu mbese ibintu byose duhabwa biva mu biganza by'Imana, cyangwa hari n'ibyo twishugurikira ubwacu? Kubiringira Imana tuzi ko biva mu biganza by'Imana. Nuko gushugurika kwawe izo mbaraga n'Imana iba yaziguhaye. None se ubyuse n'ubyuke bikanga, nuhaguruke washuguruka bigakunda? None se ugiye gukora nubishobore ukarwara, mbwira ubwo wabyishobora kujya ku kazi kandi unarwaye? Oya, ntabwo bishoboka. Ariko dushobozwa na Kristo duha imbaraga muri byose. Mu byo dukora wajya gushugurika n'Imana iba yaguciriza ahubwira ngo rero dore Manuel ca muri iyi nzira urahabonera umugisha wawe. Iyo uhaciye neza biratungana rwose. Ariko ntabwo twirengagiza ko hari abandi batiringira Kristo, bakumva ko ari ubwenge bwabo, bakumva ko ari amashuri yabo barize nibyo, bakumva yuko ari imbaraga zabo, abandi bakumva yuko ari ikimenyane bazwi, abandi bakumva ibintu bitandukanye. Ariko mu by'ukuri kubiringira Imana, tuzi na wa muntu ungiriye neza ko ari Imana iba yamukoresheje. Niba hari umuntu ubonye akangirira impuhwe akavuga ati je akampfunyikira kado, kandi noneho iyo kado igahwana n'ibyo nari nifuje, urumva atari Imana se? Jewe niringira Imana muri byose, kaba ari agato kaba ari akanini, niringira ko ari Imana iba yanciriye inzira. Niba ari akazi ndabizi neza, nashidikanya yuko ari Imana. Manuel, erega nta muntu wakugirira impuhwe Imana itakugiriye impuhwe. Imana itafunguye nta wakugirira impuhwe ngo bikunde. Urabizi ko ushobora no kubigerageza hanyuma na Satani akabyivangamo, hanyuma yabyivangamo ugacira Imana urubanza. Ariko Mana, kubera iki jewe, kubera iki Imana utangiriye gutya? Oya, banza wiringira Imana na mbere yo kwishyika mu makuba.
iringira imana kugira ngo na bya binini bikorwa uvuga utari ko ibi ni imana yabinkoreye ariko ikibazo cy'abantu ntabwo twiringira imana, twiringira imbaraga zacu. Noneho y'amakuba atugezeho kubera ko byo twashakaga tutabibonye, uvuga ariko mana kuki ibi ngibi byabaye, mana kuki wemeye biba, none se mbere y'uko ujya kubikora ahubwo wangishije inama. Kuko Imana itigishije inama, itugira inama y'ibyo tugomba gukora kandi bitunganye. Rero dusobanukirwe uwo tugomba kugisha inama, ari mu bito no mu binini, mu byo dushoboye n'ibyo tudashoboye. Imana yacu irashoboye. Amen. Yego. Imana ibaho umugisha. Ako kantu nari nsigaye kandimo ndi gutekereza ibintu byose biva mu biganza by'Imana, nkumva nyine hari irindi jwi ryaba riri kumbwira byakubwira ngo igiye ngo Satani atanga ibintu ngo hari abantu bamanuka ikuzimu bakajya kuzana ibintu. Yego, ibyo nabyo biri amazu bakayaturamo, bakagira amaduka, bakaba bafite ibintu bamenamo. Ubu aba bantu ku mucunguzi wabo, kubera yuko abangabo ntabwo umucunguzi wabo ari yo Mana tuvuga. Ibyo rero baba bahawe nta mucunguzi bagira. Umva bigeze igihe bigashira. Bigeze igihe bigashira, bigeze igihe bigashya. Uzajya wumva ubuhamya bwa benshi baba baragiye bakagaruka bavuga ukuntu babanje kwirwanirira, ukuntu Satani yabarwaniriye, ariko igihe kigashyika bigashirira. Yego, ntibivuze ngo n'abiringira Imana ntibajya bahomba, bajya bahomba ariko hari impamvu yabiteye. Ariko niba wiringira ko umucunguzi wawe ariho, uzakubitwa, uzahura n'ibibazo, uzahura n'intambara zitandukanye pe, ariko ntabwo uko tubyakira ari nako ba bandi b'isi babyakira. Ntabwo nshobora kwitotombera Imana uko byamera kose. Nasobanukiwe yuko ijambo ry'Imana rimbwira Manuel ngo uyiturinda ngo nisinzira ntabwo ihunukira. Rero hari igihe umuntu avuga ngo ariko ngo Imana ngo uriya muntu ngo byagenze bityo ngo Satani yamugize gutya, ari umukristo. Ntabwo njya nemeranya nawe. Kuko niba wiringira yuko Imana yawe idasinzira, none se wakubiswe, Imana yawe yasinziriye? Imana yawe ni inyembaraga. None niba ari inyembaraga ukaba uhuye n'ibibazo runaka, kuki witotomba ngo Imana yakuretse? Kandi ijambo rindi rikatubwira ngo naho wanyura mu mazi atemba, haleluya, ngo naho waca mu muriro utwika, uzaba ndi kumwe nawe. Bivuga ngo dushobora guca muri ayo mazi, ariko turi kumwe nande? N'umurengezi wacu, n'Uwiteka. Bivuga ngo ntabwo nzamirwa, nshobora kugera hahandi bavuga batumva, abantu bavuga bati byarangiye, uje gukora bati byarangiye, ariko upfa kuba uri kumwe na Kristo muri ya mazi, uri kumwe nawe muri wa muriro. Mwiringire kugeza ku muntu uri kumwe, yakurekura, yaguma akagufata, byose ni inyungu kuri we. Ashaka kuvuga ati uyu muntu reka mureke ace hano, nk'uko Imana yigeze igihe yirata Yobu. Yobu iramwirata da, inkuru ze turazizi, ariko Imana yarayamwirasa. Nawe Imana yakwirata, nanjye Imana yanyirata, n'undi wese yamwirata bitewe n'icyo yakubonyemo. Abantu benshi, abantu ni bake bakwemera kwiratwa nka Yobu. Imana yakwirase rero, kwemera yuko ikwirata kwa rwa ruhande. Ikibazo tuba dushaka ibyiza ariko ibibi tukumva ntibishoboka. Nyamara abo twigiraho batubanjirije tugenda tubona barabanje guca muri izo ntambara mu bibazo bikomeye. Hari abavuga ati nuko bakoranaga nayo ikaza ikahita ibabwira iti mwana wanjye tikarame, bakavugana imbona nkubone. Niyo mpamvu babashaga gukomera. Hari abavuga gutyo. Abo rero babivuga nuko batiringira umwuka wera, ntabwo bizera icyo Kristo yakoze ku musaraba. Ariko iyo wizera icyo Kristo yakoze ku musaraba, ni ukuri urabyiringira. Umwuka wera aravuga ndetse cyane, akantu kose arakubwira rwose. Niyo ugiye gukora ikintu ukavuga umwuka wera unanga niba ndi bubigenze ni, ujya kumva ijwi rirakubwiye. Gusa icyo bidusaba, biradusaba kugira ubusabane n'Imana. Iyo ufite ubusabane n'Imana, umwuka wera arakubwira, kuko Imana ngo itura muri twe, kandi Imana yatwohereje umwuka wayo kugira ngo atuyobore, aduhumure amaso tubone. Rero iyo wiringira uwo mwuka wera, iyo ugeze mu kibazo, yewe si ngombwa ugere mu kibazo, urabyutse urasenze ushimiye Imana, uvuga umwuka wera tubigendanemo, ngiye mu kazi nyobora, gendana nanjye, ibyo ngiyemo byose bitungana. Umwuka wera akubwira icyo gukora Manuel. Ariko ikibazo iteka tuba dushaka ibintu byihuta byirukanka kugira ngo twirwanirire. Ariko nitwemerera umwuka w'Imana
azatuyobora kandi azatubwira n'ibindi tutari tuzi. yego Yego, murakoze. Imana ibahe umugisha. Mwari mugiye gusoma isomo Yego. nuko twari tuje nkavuga ngo Hari akandi ko kari kakantu ningasiga Yego. yenda hari nk'umuntu wari gutekereza nkanjye biragenda bite Yego. ko aravuga ati nk'uwo muntu uyoboye ikiganiro iyo atabajije kano kantu Yesu aguha umugisha ariko cyane. icyo nsobanukiye yuko ubundi Imana yaremye byose n'ibyo Satani akoresha ni iby'Imana yenda ni uko abikoresha ku ruhande rutari rwiza n'abantu bakagira ngo ahari Satani afite ububasha ariko nta bubasha afite Nta bubasha. kuko nawe ni icyaremwe nawe agendera ku byaremwe Cyane. ahubwo akabasha we icyo afite ni uburiganya. Yego. Imana iguha umugisha wari ugeze ku ijambo. Uwo ni umwuka wera yari akuyoboye n'ubundi ni uko nguko akora. Amen. Arakongora akubwira ngo ugire icyo guhita bikoze burya biba atari byiza. Twari tugiye gusoma ijambo rero reka twifashishe iri jambo kugira ngo dusobanure neza ukuntu umucunguzi wacu ariho kandi tubyiringiye cyane. Ni muri Yobu nanone, Yobu 19. Yobu 19 haravuga ngo ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Hanyuma kuri 26 hagakomeza havuga ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko w'umucunguzi ariho. Yobu muramuzi cyane mwese, nta muntu utamuzi pe, n'umwana muto iyo nkuru arayizi y'ukuntu Yobu yaciyemo, intambara yaciyemo, ibyago yahuye nabyo byose murabizi pe. Ariko yageze igihe baramushinyagurira, abitaga inshuti ze, abavandimwe be n'umugore we ye, kuko abana bari barashize, baramushinyagurira. Ariko mu byo yaciyemo byose nk'uko iyo nkuru muyizi, ntabwo yigeze acika intege. Reka nsome ku murongo wa mbere kujya kwa 3, hanyuma twumve neza ukuntu inshuti ze zamubwiye. Ku murongo wa mbere haravuga ngo maze Yobu arasubiza ati, ubwo urumva kuri 18 hari ibibazo bari bamubajije bamushinyagurira bamubwira ariko wakihakanye iyo Mana ariko hanyuma aravuga ngo maze Yobu arasubiza ati, muzahereza he mubabaza umutima wanjye. Hari igihe abantu bahura n'ibibabaza mu mutima bikabashengura pe, bitewe n'ukuntu abantu babashinyagurira, ariko uriya byagenze bitese, buriya ni ingaruka z'ibyaha akora, ni ukubera byagenze gutya, ugasanga umuntu baramushinyagurira ngo muzahereza he kunshinyagurira. Noneho ku murongo wa 3 aravuga ngo ubu ni ubwa 10. Manwe ni ubwa 10. Ni ubwa 10. Ntabwo nzi wowe udukurikira ni inshuro ya kangahe bagushinyaguriye. Ese we bagushinyaguriye kangana iki? Ariko yo baravuga ngo ubu ni ubwa 10 munshinyagurira. Ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi koko. Ni inshuro ya 10 mungirira nabi, ni inshuro ya 10 mumvuga, ni inshuro ya 10 munshinyagurira, ni inshuro ya 10 mumvuga ibitari byo, mumbeshyera ibinyoma, ni inshuro ya 10. Ariko mwebwe nimukorwa n'isoni. Ese ubwe muhagazemo mushinja abagenzi banyu ibinyoma, nimukorwa n'isoni. Iyo mwicaye muvuga abagenzi banyu kandi mubavuga ibinyoma, nimukorwa n'isoni. Erega niye byaba ari ibyo, ntabwo ari ngombwa yuko ubibwira mugenzi wawe ngo ni inshuro ya 10 ngo mushinyagurire, ariko nimukorwa n'isoni. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe, ese koko igihe wahereye ungendaho ku kazi ungirira nabi mu muryango, ese nukorwa n'isoni koko ngo ni inshuro ya 10? Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 4 havo ngo niba naracumuye koko. Urabyumva? Igicumu cyane. Aravuga ngo niba naracumuye koko. Aravuga koko kubera yuko arabizi ko atacumuye. Niba naracumuye koko, igicumuro cyanjye sije kiriho. Ese mugenzi wawe uramushaka hiki? Koko niba yaracumuye inshuro zibaye 10, umugendaho. Ese koko niba yaracumuye ngo sije kiriho, uranshaka hiki? Ndimo ndababazwa, ndimo ndageragezwa, ndi mu gihe cyanjye cyo kugeragezwa. Wamaye amahoro, warekeye aho nanjye nkabanza nkareba aho ngera. Yesu nashimwe cyane. Ariko haravuze ngo ubu ni ubwa 10 mushinyagurira. Bakundwa bene data, ntabwo nzi icyo kigeragezo umaranyemo, ugenzemo igihe kinini, umazemo iminsi, ntabwo nzi ngo ukimazemo igihe kingana iki. Aho bagushinyagurira sinzi ngo bagushinyagurira igihe kingana iki. Aba ngabo uhora
muhanganye ntabwo nzi ngo mumaranye igihe kingana iki, ariko Yobu yarababajije ngo ubu ni inshuro ya 10 munshinyagurira. Ako reka nkubwire, hepfo yaramanutse kuri 25 niho yababwiye ngo ariko jyewe wenda ku 24 reka dukomeze kwa 25 avuga ngo ariko jyewe ubwanjye hamwe no kunshinyagura izo nshuro zose, hamwe no kunkubita hirya no hino, hamwe no kuncira urubanza kandi nta cyaha nakoze, ariko jyewe ubwanjye nubwo muncira urubanza, ariko jyewe ubwanjye haleluya nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Yesu nashimwe cyane. Nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Yo baravuga ati nubwo bimeze bityo, nubwo mbabaye, ariko ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi nimara kubonana nawe, nimara kwemerwa, umva ngo naho namara no gupfa, arabizi ko azongera akabaho, ariko arabyizeye, hamwe no mu rupfu, hamwe no mu mubabaro, hamwe no mu gahinda, ariko arabizi yuko umucunguzi we ariho. Ese nakubaza ngo wowe urimo kwiringira umucunguzi wawe? Ese umucunguzi wawe ninde? Ese ninde wiringira mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose? Muri izo ntambara yego urababaye, yego urimo kugeragezwa, yego urimo gukubitwa, umuyaga uraguha hirya no hino, ese umucunguzi wawe ninde? Ese waba ufite umucunguzi koko? Waba ufite umuntu ukurengera? Waba ufite umuntu ukuvugira? Ese ninde? Niba utamufite rero, reka nkwisabire ngo ngwino kuri Yesu. Ngwino, dufite Mwuka Wera, ajya adufasha, ajya adusobanurira. Gusa ni ukumwiringira, nta kindi bidusaba. Iyo umwiringira, umva akugira inama. Haleluya. Iyo umwiringira, Yobu yataza kugira Imana, yaza kuba ataramenye Imana ye. Imana yaramwirase, nibyo twahereyeho. Imana imaze kumwirata, ibwira Satani ngo genda umukoreho, ariko touch not, ubugingo bwe nukoreho, genda ukore. Uratekereza ngo nukubera ubutunzi n'abana beza n'icyo genda ubikoreho, ariko ubugingo bwe ubwirinde. Nukuri niba hari umuntu urimo kubabazwa nka Yobu, ndagira ngo ubwire ngo komera, nawe umucunguzi wawe arahari. Kandi niba hari buri muntu agenda agira urugero agenda acamo mu bibazo, aho nagira ngo ubwire ngo komera mu byo ucamo byose. Imana yatabaye Yobu, nawe yagutabara. Imana yarinze Yosefu, nawe yakugirira neza. Ntabwo nzi intambara urimo gucamo, ntabwo nzi ibibazo urimo gucamo, ahubwo nagira ngo ubwire ngo humura, dufite umucunguzi wacu, nazigera tureka ngo naho twaca mu mazi atemba. Erega ibibazo ducamo hari igihe bidutembana, hari igihe uhura n'intambara pe ukumva urimo gutemba, ukumva nta control ukifitiye, ukumva nta bundi buryo ugiye kubigenzamo, ariko dufite umucunguzi wacu. Kristo aravuga ati naho waca mu mazi atemba humura, nzaba ndi kumwe nawe. Ariko nakubaza ngo wiringira Kristo no muri ibyo bibazo urimo? Wiringira Kristo yuko nubwo wumva urimo gutemba, ariko Kristo ahari atari bwemera amazi agutembana? Kera ahantu nabaga twari dutuye ahantu hameze nko mu kibaya. Twari turi ku musozi, ariko dufite hagati imisozi nk'ibiri, hagati hari ikibaya kidutandukanye. Ariko habaga haguye imvura nyinshi cyane y'imangukano, noneho iyo mvura yagwa hakuzura, ukabona iyo mvura yatwaye ibintu byinshi. Niba hari umwana yasanze mu nzira aragiye adashobora kwirukanka, yamutembanye, mbese ugasanga yatembanye ibintu byinshi. Ariko ayo mazi noneho iyo nsoma hamita nekereza ayo mazi, navuga aya mazi ukuntu yatembanaga ibintu, ibaze noneho uri umwana ntushoboye. Twese imbere y'Imana turi abana, ntabwo twishoboza, dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ariko noneho naho waca muri ayo mazi atemba, ntabwo azagutembana kuko uri kumwe nawe, ahubwo wowe wiringira Kristo, kuko niwe ushobora kukurengera muri ayo mazi agiye gutemba. Ubona uti noneho birarangiye, uyu munsi mfite icyo ngaburira abana, uyu munsi minerivare zabuze, akazi barakwirukanye, umurugo umugabo n'umugore ntimumeranye neza. Ese umucunguzi wawe urabyiringiye neza ko ariho? Niba ubyiringiye, gumamo, komeza umwiringire. Yo baravuga ngo ariko jyewe ubwanjye
nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Reka nkubwire mwene data, umva, izera Imana yawe, hanyuma utegereze umunsi Kristo azagutabara. Reka twese ntabwo dutabarirwa igihe kimwe. Oya, wireba mugenzi wawe yatabaguta, ariko se Mana kugenderera kanaka kubera iki gihe? Oya, burya Imana ntabwo ikunda kwitotomba. Ibigira ngo uyizere, utegereze. Buri muntu wese agira igihe cye azatabarirwaho. Wambwira uti se ko negereje imyaka myinshi? Ndabizi utegereje imyaka myinshi, ariko komeza wiringire iyo Mana. Mu gihe Imana itaragira iki gukorera, komeza wihangane, komeza uyiringire. Nawe uzadutungura, utubwire uti bya bine nari maze igihe nsengera byatunganye. Haleluya. Kuko igihe cyawe nikigera ntabwo ari kimwe n'icya mugenzi wawe. Gusa ibanga nakwihera, ige kunezererwa ibyo abandi Imana yabakoreye. Iga kwishimira gutera imbere kwa mugenzi wawe. Iga gushima Imana ku byo Imana yankoreye. Iga gushima ubonye mugenzi wawe, umuturanyi wawe undi mutanumvikana ye, niba Imana yamugiriye neza. Biragoye. Biragoye. Uzi kubwira umuntu ngo ishimire ineza y'umwanzi wawe, ntabwo bibaho. Kuko kenshi nabonye umwanzi iyo utumvikana na mugenzi wawe aba yumva n'undi muntu ku ruhande atakaba yumvikana nawe. Iki kintu ntabwo nzi ko kiri bwumvikane neza. Yesu ashimwe cyane. Yumvikana na mama Bruno. Ntabwo Manuel ari bubyishimire, kuko Manuel afitanye ikibazo na mama Bruno. Rero kuko bafitanye ikibazo, ntabwo umwe muri bo ntabwo ashaka yuko twumvikana. Mbese ni inshuti y'umwanzi wawe. Inshuti ngo nawe ari umwanzi wawe. Ariko ibyo ngibyo ni iby'isi, ntabwo tubigenderaho. Abakristo burya nta nubwo umuntu akwiriye kugira urwango mu mutima we. Oya, ntabwo umuntu akwiriye kwanga mugenzi we. Uramwanga se kubera iki? Kristo yaradukunze, urukundo ni rumwe. Umva, ni hahandi hawe. Uranyanga ntacyo urubungabanyeho, kuko icyo Kristo yamvuzeho kizasohora. Rero umuntu niba mutumvikana, gerageza urebe uburyo mwakwiyunga. Ntukarwara inzika umuntu ngo ubimarane igihe. Manuel nasobanukiwe burya kutababarira ni bibi cyane. Burya iyo utababarira ni wowe uba wihemukira. Iyo utababarira ni wowe urimo kugwa mu mutego wa Satani. Ntushobora gutera imbere ufite inzika ya mugenzi wawe, ntibishoboka. Hari igihe abantu baba bazi ngo uriya yankoreye icyaha, ngo rero kuba ataransabye imbabazi ngo njyewe nta rubanza rundiho. Urubanza rukuriho kubera yuko ufite inzika mu mutima wawe, ufite urwango, kandi Imana itura mu mitima yacu. None se Imana yaturana n'urwango? Ntabwo bishoboka. Rero gerageza kwihanagura mu urwo rwango. Urimo kwifungira amayira, nta breakthrough uzabona. Mbese ntabwo Imana izaca inzira mu buzima bwawe ufitanye urwango na mugenzi wawe. Oya. Kandi niba hari umuntu ufitiye inzika mu mutima atabizi, tera intambwe ubimubwire. Wari uzi ko hari igihe ushobora kurakarira umuntu kandi mugenzi wawe atabizi? Hariho abantu ba naive batazi kwita ku bintu, akaguhemukira ntanamenye yuko yanahemutse, akaba yakuvuga nabi ntamenye yuko yabyagukomerekeje, akikomereza. Yego urubanza rumuriho, ariko nawe uri kuriho. Ese niba uzi ko yakuvuze nabi, kuki utamwegera ngo umubwire? Witandukanye n'ubwo burakari buri mu mutima wawe. Ndabizi ko bijya bigora abantu benshi kugira ngo basabe imbabazi. Ni ikintu gito kuvuga ngo mbabarira, ni ijambo rikomeye kandi ryoroshye, rikomerera benshi, ariko riroroshye cyane kurivuga. Ari umugabo n'umugore, ari abavukanye, ari inshuti gusa mu murya gutyo muhuye, n'uwagukomera icyo mwene da mbabarira, musitayeho nabigambiriye, cyangwa se umumenyeho ikintu, iwe mbabarira. Ariko hari umuntu ubikora kwasa nkaho nta n'icyo akoze. Icyo gihe rero mugenzi we agakomereka, ukarwara inzika mu mutima. Hanyuma se Kristo nagaruka ibyo bitari byakemuka bizagenda bite? Imana itubabarire, kandi Imana yumve gusenga kwacu. Yesu nashimwe cyane. Yo barababwira ngo inzira ijya mu ijuru inyura mu irembo ry'uwo wita umwanzi wawe. Mbese kugira ngo ubone akayira kinjira, gakomeza kakagenda kakinjira ku rurembo rwo mu ijuru. Yego. Gaca mbese ni ukumanza ugaca ku irembo ry'umwanzi wawe, akagukingurira wowe wita umwanzi wawe ariko.
kuko abakristo ntabwo baguye kugira abanzi, rikakomeza akagucisha muri salo, akagucisha muri korodoro, ukaguka mu muryango w'inyuma, ukingurira mu cyanzu, ugahita ugakomeza ukagenda kugira ngo uzagere mu ijoro. Biragusaba yuko umwanzi wawe ufata wawe undi waguye mu kintu aguha go ahead, akagutereraho igikashi, ugakomeza ukagenda. Ibaze rero niba ariyo nzira se abazajyayo n'abatazajyayo bimeze bite? Kera hari umusaza wigeze kuvuga yicaye mu itorero, baravuga batese niba inzira ijya mu ijuru izaca imbere ya mwene so runaka, aramuvuga sinshaka kumusubiramo, bivuze ko utazajya mu ijuru. Umusaza rero akavuga atumva iyo nzira nzayireke, iryo juru naryo nzajyamo niba ariko bimeze. Inzira aca imbere y'uriya muntu naho nzajya. Bivuga ngo hari igihe Satani anangira umutima w'umuntu akamwereka ko gusaba imbabazi ari ugusuzugurwa, ariko mwene data gusaba imbabazi ni inzira ikwerekeza ku Mana n'iterambere ryawe. Rero ndabifuriza gusobanukirwa umucunguzi wanyu. Ese umucunguzi wawe ninde? Umurengezi wawe ninde? Mu bihe bikomeye, mu bihe bigoranye, ninde ukurengera, ninde ukuvugira? Dufite umuvugizi, dufite umurengezi, dufite umuntu utuvugira aho turi naho tutari. Wari uzi yuko hari igihe ubazwa amagambo ukabura iryo usubiza, ariko ufite uwo murengezi wawe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ntuzagire uvuga ngo nzavuga iki imbere y'urubanza cyangwa imbere y'abakomeye, ngo ujye wiringira Imana yawe. Bivuga ngo urasenga ukabwira Imana ngo Mana idari ibi birandemereye, ibi ngibi simbishoboye, ariko wambwiye yuko uri umurengezi, wambwiye yuko uri n'umucunguzi wanjye. Mwami ncungura muri iki kintu, Mana mfasha muri ibi bibazo, mfasha muri uru rugamba, ntabwo ngewe narwishoboza, ariko kuva dufite umurengezi wacu reka tumwiringire. Ndabifuriza kwiringira Kristo, niwe murengezi mwiza. Hanyuma twemerere Mwuka Wera atuyobore, Mwuka Wera gufungura amaso, Mwuka Wera guha amaso y'umwuka yo kubona ibyo ubona ubu n'ibizaza ejo, bya bindi biza bigutunguye, bya bindi biza utiteguye. Saba Mwuka Wera. Mwuka Wera arahari, erega twaramuhawe Emmanuel. Mwuka Wera arahari kugira ngo atwigishe, kugira ngo atuyobore, kugira ngo atugire inama, kugira ngo adufashe no muri bya bindi byose. Rero ndabifuriza kwakira Mwuka Wera. Akira Mwuka Wera azakugira inama, bya bindi na bya bindi utazi. Azanagufasha gusaba imbabazi, azagufasha gukora neza ushimwe n'Imana. Amahoro y'Imana abane nawe. Yego. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Abwirwa benshi akumva beneye. Ariko bazagira ngo ndagasaza. Ariko mvuze ngo giterwa inkingi, none babwirwa benshi akumva na beneye. Abakristo bo yaba bagira kumenya umucunguzi wabo, bakamenya n'ibyo akunda. Hari ikiganiro mpise nkuramo hano, ikintu cyitwa, wavuze ati wabashakanye umugabo cyangwa se umugore akamenya gusaba imbabazi mugenzi we. Reka tuzakore ikiganiro cyitwa gusaba imbabazi, kuko kimwe mu bintu binezeza Imana ni ukubana amahoro na mugenzi wawe. N'ijambo ry'Imana navuga ngo kurwanya uruhande, mubane na bene se amahoro. Kurwanya uruhande nubwo bo batabishaka. Imana ibaho umugisha kandi bishimire. Ubwo muri icyo kiganiro nzavugamo amagambo ane, maze umushumba nawe atubwira amagambo 1000. Imana ibaho umugisha bishimire. Mwakoze gutangira kino kiganiro mukaba mukigeze ku musozo, mwakoze kugisharinga mwe mwabikoze, kandi niba utanabikoze nyabona jya ugerageza wamamaze ubutumwa bwiza ukoresheje, kuko ijambo ry'Imana yaravuze. Yesu niwe wigeze kubwira abafarisayo n'abigisha n'abandika amategeko, arababwira ngo niyo mwacecekesha abantu bari hano, aba bana ibiti n'amabuye bizavuga. Uyu munsi wa none rero turi gukoresha ibiti n'amabuye. Ubu kamera ihagaze ku giti kandi kamera n'ibuye. Yego. Si byabaye? Mwebwe nutabikora ngo ukoreshe iryo buye, ufashe mu ntoki uri kureberaho ibyari kodingiwe ku giti n'amabuye, nawe ngo bigeze hirya abantu bafite andi mabuye, buriya telefone bamama ibi n'ibuye. Ibi
yigize buriya bicuzwe mu mabuye rero ubu ni ubuhanuzi bwasohoye Yego. gerageza ukoreshe ibiti n'amabuye yamamaza ubwami bw'Imana kuko abana barabacecekesheje Yego. muhabwe umugisha n'Imana kandi urakoze kubw'ikiganiro cyiza Amen. sobanukiye ko umucunguzi wanjye ariho kandi Amen. amaherezo azahagarara hano ku isi Hallelujah. tukambika undi mubiri Imana Amen. ibahumukira kandi bishimire Amen. mwasenga tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi keretse n'ahari icyo mwakongera Data tuguhaye icyubahiro turagushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe tugirira izina ryawe rihabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru mwami turakwereka iki kiganiro dukoze reka kigere kuri benshi gihumurize benshi basobanukirwa ari benshi ihumure ryawe ribabeho mu izina rya Yesu Kristo data abakora share na like bose buri muntu wese umuha umugisha umushobozi fungura imitima ya benshi woroshye imitima yabo kugira ngo yakire gusobanukirwa ijambo ry'Imana nicyo ridusaba gukora turagushimiye mwami byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye ko byumvise amen